nza kurwara ndwara bisanzwe ntazi icyo ndwaye icyo ari cyo babajije umukecuru wari utuye hafi aho uwo mukecuru yatabwiye ati rero niba mu muhogo hamurya arambwira ati hasama turebe ndasama ahita ambwira ararira aravuga ngo mu muhogo ngo harimo ibintu ngo bitanga ibirimi arabica ngira ngo ngiye gukira ariko ntabwo byakunze kuko nagumeje ndarwara njya mu rugo mparyama igihe umwaka n'amezi 6 njya mu bavuzi bita abagoroji naho biranga abagoroji aribyo ni abantu ki umukecuru arambwira ati rero ngiye gusenga byuke terura umusambi ugende ujye hanze uryame kugira ngo bize kuganisha mu gupfa noneho ntagumye aho hantu ndaryama ndakomeza ndaryama izuba rikayari inkubita kabisa nkumva ndi gushya ariko ngiye kugira ngo mve aho hantu ngende nimure nk'ikirago nkumva wapi ntangira kubona ibindi bintu ntangira kujya nkabona ndi nk'ahantu mu gishyamba nkabona ibintu by'ibisimba ntazi ubwoko bwabyo n'ubu ntarabona Elizabeth twarahuye Queen Elizabeth yes yaransuhuza pe arambwira ati bite ni byiza numva izina ryanjye bona uraraki dubi araje none nabanje gusa nk'ugira ubwoba bona ari kugenda yambaye ikote ry'umukara arambaza ngo abahanzi bari mu Rwanda ngo nabaye mubwira amazina yabo nzi nk'uru rugi rwo mu cyumba nsohoka ngera muri koridori ngeze muri koridori muri saro hari hicayemo abantu benshi none umuntu wambonye bwa mbere yese avuga ngo arazutse ahise atangira kumanuka ibiraso byinshi mama yaje kukubwira ko byari bimeze gute ndashaka kumenya story y'ukuntu wari wapfuye none kuko igihe wari wapfuye ntabwo wari ubizi uko byakomeje none mama yakubwiye ngo situation yari imeze gute mu gihe wari wapfuye gahunda yari ihari nuko ejo kuzaya kugushyingura Yes, kubarimo gukurikirana BigTown TV reka tubahe ikaze mu bigano byacu bya buri munsi tuba turi kumwe kuri BigTown TV. Iyo turi kumwe kuri BigTown TV gahunda ziba ziri kugenda neza cyane. Kuba tarakanda subscribe kugira ngo amakuru yabashe kubageraho mu buryo bwihuse. What are you waiting for? Niko kanya keza cyane kuri wowe gukanda subscribe kwinjira mu muryango w'aba BigTowners maze ukirebera ukanumva amakuru menshi atandukanye. Uyu munsi ndi kumwe n'umuntu ufite inkuru idasanzwe hano mu Rwanda cyangwa ku isi yose. Iyo wayibwiye umuntu ari we wese ahita yumirwa akibaza ese ibi bintu birashoboka, ibi bintu ni bya nyabyo, ibi bintu ni byo kubeshya cyangwa ni byo kuri, ariko ni inkuru y'ukuri. Uyu musore wicaye imbere ya kamera za BigTown TV yigeze gupfa akazuka. Inyuma y'amasaha menshi cyane yarapfuye arazuka. Tukaba turi kumwe nawe hano kuri kamera za BigTown TV. Nshyo kubivuga gutya mukagira ngo ni za story tu bajya bivugira, ariko all in all nguyu hano umupfu yabaye mupfu yasogongeye urupfu nyuma aragaruka ameze neza arazuka. Turi kumwe nawe hano reka tumuhe ikaze imbere ya kamera za BigTown TV. Byinshi muraza kubimenya mu gihe turimo kugenda tuganira. Reka tuguhe ikaze. Yes, urakoze cyane. Watwibwira amazina yawe, witwa nde? Amazina yanjye yitwa Karimunda Vianney. Karimunda Vianney? Yes. Karimunda nagaki? Ago mbizi kabisa. Karimunda Vianney. Yes. Niyo mazina yawe? Yego. Okay. Karimunda Vianney warapfuye urazuka? Yes. Nibyo? Nibyo kabisa. Warapfuye urazuka? Yes. Sawa. Reka tubanze tukumenye neza nyuma yo kutubwira amazina. Karimunda Vianney avukira hehe, yakuriye hehe, asanzwe akora iki, ibiki byose tubanze tukumenye neza none uze kuduhereza inkuru y'urupfu no kuzuka kwawe. Yes. Imyaka amazina yanjye nabivuze ni Karimunda Vianney. Imyaka 24. Navukiye mu karere ka Ngororero umurenge wa Kageyo. Mu kagari ka Rwamamara mudugudu wa Mubuga. Okay. Yes, Burengerazuba. Okay. Yes. Ngororero hariya niho mu rugo. Yego. Okay. Yes, so reka twinjira muri story yatumye twicarana hano uyu munsi. Numvishe bahamamagaye abantu benshi
barambwira ngo hari umuhungu ufite inkuru yo gupfa no kuzuka. Ndavuga se ibi bintu birashoboka? Barambwira ngo ni inkuru y'impamo, atarimo icenga na gatoya, atarimo byo kubeshya. Ndavuga reka uyu munsi tumushakishe. Finally twabonanye, ndifuza kumenya inkuru yawe yo gupfa no kuzuka. Yego, no kuvuga ngo nta abantu benshi nibo babivuga bitewe n'ibyo tuba twaganiriye, bakumva ibiganiro byanjye cyangwa se ibyo mvuga yaba ndi mu rugo cyangwa n'ahandi. No kuvuga ngo jewe bitangira akenshi urabizi nge ntabwo wenda nari mpuzi. Yego, abantu nibo bakubwiye story zanjye, nibo bakubwiye ko biba bimeze nyine iyo nganira nabo. Hari umuntu uri kuguhamagara mu telefone agufashe uno mugabo kuko story yawe y'urupfu yo gupfa no kuzuka ikeneye kuyumva neza. Yego, no kuvuga ngo yes urakoze. Yego, nkuko twahuye abantu nibo bakubwiye story zanjye tu. Yego, nkuko mba mbibabwira, bamwe bakavuga wapi ibintu uvuga wapi ni brag n'iki, ariko babiri seriye ntabwo ari ukubeshya. Yes, story rero ukuntu yatangiye nakuriye mu ngororero nkuko nakubwiye nkandi bapeti bose. Ndiga amashuri abaye nkacitse, njya gushaka akazi mu karere ka Kamonyi. Warize? Ntabwo narangije. Wize amashuri angahe? Nize amashuri 6. Primary. Ya primary? Yes. Yego, njya gushaka akazi mu karere ka Kamonyi. Mu karere ka Kamonyi. Icyo gihe urangije kwiga wahise usezera ababyeyi? Yes. Urababwira ngo ngiye gushaka akazi? Yego, nararebaga nkabona life itazaba fresh mu gihe cyose ndi mu rugo nyine, ko narebaga nkabona mama ntago ari kubasha kumpereza buri kimwe mu byo nkeneye kugira ngo ngere aho nifuza kugera. Yego. Okay. So ujya gushaka akazi? Yego. Wakuranye na mama na papa mu rugo mu bana? Papa ntabwo twakuranye, ahubwo mama we twarabanye cyane. Yego, papa ntabwo twakuranye. Ntabwo mwabanye? Yes. Ariko aracyahari? Yarapfuye. Iminsi yashize ariko ndamuzi tu. Okay, mama? Mama arahari kabisa. Okay. Ingororero hari arahari? Arahari kabisa, umukecuru umeze neza cyane ukomeye. Yes, mama nawe azi ayo makuru y'urupfu rwawe yo gupfa no kuzuka? Ayazi kundusha kuko we yari ahari cyane, nge ndi umwana we ni umubyeyi. We yazi cyane kundusha. Okay, sawa. Komeza none, wari watangiye kutubwira nahise ngukatamo gatoya, ariko komeza none tubwire story neza kuntu wapfuye no kuzuka. Naturutse mu rugo njya gushaka akazi mu murenge wa Gacurabwenge. Ni hari hepfo ya Gacurabwenge gato cyane rwose. Umanutse hepfo ya Gacurabwenge nahakoraga akazi ko kwahirira inka. Yego, nkora akazi ko kwahirira inka. Icyo gihe nyine narahabaye, hari mu mpeshyi. Hari mu mpeshyi icyo gihe nza kurwara bisanzwe, ntazi icyo ndwaye icyo ari cyo. Yego, ahantu nakoraga bari abantu b'abasiribateri nahirira inka yabo. Ndwaye nyuma bambajije se uraribwa he, mbabwira ko ari mu muhogo hanjye. Yes, babajije umukecuru wari utuye hafi aho. Uwo mukecuru ahita ababwira ati rero niba ari mu muhogo hamurya, arambwira ati hasama turebe. Ndasama, ahita ambwira arareba aravuga mu muhogo ngo harimo ibintu ngo bitanga ibirimi. Sinari nanabizi n'ubwa mbere nari mbyumvisha ibyo bintu. Ubwo hakurya yaho hari umukecuru ngo ubica ibyo birimi. Banjyanyeyo arabica, bibari ngo bibiri tu. Bibari bibiri birimi, hari icyo bita ikirimi n'igikweto nyine. Yes, banjyanye arabica, ko ndibuka amafaranga ye nahembwe ya mbere narayamuhaye, yabiciriye 8,000. Amaze kubica ngira ngo ngiye gukira, ndataha. Yantegetse kuba najyamo inshyushyu ishyushye no kujya ndya ibintu by'ibinyamafufu byatuma mu muhogo hakomera hagakomera. Ariko ntabwo byakunze kuko nagumeje ndarwara
amezi abaye 3 bahise bamatike baransezera arambwira ataha gende mu rugo nukira uzagaruka. So biriya biri mu rurwaye byaciwe n'uyo mukecuru ntabwo wagiye kwa muganga? Oya ntabwo nagiye. Mukecuru niwe wabiciye? Yes. Arabica neza? Yarabiciye muri gakondo? Yes. Yes. Uwo mukecuru yari umupfumu, yari umuntu usanzwe cyangwa yari umuganga, yari umuntu umeze gute kugira ngo aguce? No kuvuga ngo abantu bahatuye hara mu gacurabwenge barabizi ko ntabwo ari ibintu batazi kabisa. Ku musozi wose baramuzi nyine, ni wa muntu w'icyamamare ubuzwi, bazi icyo akora. Bazi icyo akora kabisa ko ku musozi wose baga babizi warwaye ibirimi akajyayo. Umusozi wose babizi kabisa. Okay. So no umupfumu? Ntago abapfumu bazi ngewe. Ni umuganga? Ni umuganga. Ariko gakondo? Yes. Kunaona gajya abantu benshi ko nta nubwo ari nge gusa nasanze y'abandi, hari nande baravuye mu minsi yashize. Ni indwara ihazwi cyane aho hantu. Okay. Ntabwo rero ntabwo abapfumu. So amaze guca abantu benshi, ntabwo ari we wenyine? Yego. Okay, so amaze kuguca byakomeje gute? Yego, nageze mu rugo ngira ngo ngiye koroherwa, ahubwo ntago norohewe, ahubwo nakomeje kuremba. Ndarwara, byarangiye amezi 3 ashize. Byarangiye bampaye tike barambwira ataha ujye mu rugo bihoroherwa uzagaruka. Bwo ndataha ndagenda ngera muri gare mu Ngororero, ndambuka nambutse n'amaguru ndi ndembe, ariko uko nta kundi nta mafaranga ya moto nari mfite nambutse n'amaguru. Ngenda njya mu rugo, ngera mu rugo mbabwira uko bimeze, ko icyo gihe na telefone nagira mvuga ngo twavugana, ntabwo baza amakuru yanjye icyo gihe. Ngenda njya mu rugo mparyama igihe, mparyama umwaka n'amezi 6. Urwaye? Ndwaye. Utari gukora, utari kumuvinga, utari kujya ahantu ariho hose, uryamye mu rugo? Ndyamye kabisa. Umwaka n'amezi 6? Umwaka n'amezi 6. Kuko icyo gihe ndabyibuka hari nakubwiye hari mu mpeshyi, kwa ngo bundi mituweli irangira mu kwa 7. Ubwo nuko ngo hari mu mpeshyi, umwaka warashize, indi kuyitanga mu rugo ntago bafite ibiceri byo gutanga mituweli. Indi mituweli yararangiye, nuko ngo nagerageje kujya kwivuza hari ibigo nderabuzima biri hafi aho bita Rususa n'ahandi henshi hatandukanye. Narahivuje, bakantera inshinge, binini bakampa, biranga. Njya mu bavuzi bita abagoroji, naho biranga. Abagoroji aribyo ni abantu ki? Abagoroji nkeka ko ari nk'idini. Nako nabonaga ari nk'idini. Ni idini ariko rinavura hari. Yego, rinavura kuko nabonaga barasengaga, bamara gusenga bagaha abantu imiti. Ni idini rivura. Okay. So uragenda nabo barakuvura? Ndagenda baramvura ariko biranga. Muri icyo gihe cy'umwaka n'amezi 6? Yego. Nubwo wabonaga wajyaga gushakisha ubuvuzi hirya no hino, ujya mu bagorozi, ujya ibiki byose? Nabanje ubundi kujya mu bigo nderabuzima bisanzwe, ariko mituweli imaze kurangira. Kwa muganga hasanzwe. Ariko mituweli imaze kurangira, byabaye ngombwa ko kujya kwa muganga ntibiri bushoboke. Nahise ko ntangira rero kujya njya mu bandi mu bagoroji. Yes, n'abantu b'abaturage bakaba bakubwira imiti n'iki ukabinywa. Ariko biranga, ndagumya ndarwara. Ndarwara kabisa. Okay, kubera icyo utasabye ubufasha cyangwa utakoresheje inzira zishoboka kugira ngo usubire kwa muganga bisanzwe ukomeze ubuvuzi, kuko umuntu iyo yarwaye umwaka n'amezi 6 ni igihe kinini cyane, cyangwa ni igihe kirekire cyane ku muntu aba ari kurwara akaba yiryamiye mu rugo. Yego. Nese ubufasha wabwaka ndubundi. Ubufasha? Wajya no mu bitaro ukababwira ngo nta n'ijana mfite ariko ndarwaye mu mbabare?
abantu bivuje barabi I know. ntago bikora. I know. Abantu bivuje bigeze kwa muganga arakwaza ufite mituweli. Hari kuri resebusiyo bakira mituweli. Iyo utayifite urishyura 100%. 100% birasaba amafaranga menshi. Umukecuru ntayafite. Nese ubwo urumva wakora iki? Cyana kindi kweri birumvikana. Ubwo bufasha nta buhari. Yeah, so inyuma yo kurwara icyo gihe cy'umwaka n'amezi 6 ubuzima bwari bumeze gute bwa buri munsi? Like kuryama, kurya, gutembera cyangwa ibyagendaga gute buri munsi, yani iminsi yawe yari imeze gute muri icyo gihe cy'umwaka n'amezi 6? Yes, icyo gihe ndwaye no kuvuga ngo nabyukaga mu masaa 3 saa 2 n'igice gutyo mu gitondo ku kazuba. Ubwo nabyukaga kenshi nabyukaga bambyukije, ariko rimwe na rimwe nkanibyutsa kuko mu rugo nyine nabahinzi baga bagiye guhinga. Yes, cyagutunda nk'ibintu by'amafumbire kwahirira inka, ibintu nk'ibyo. Iyo nabyukaga rero ubundi gahunda aragira ku munsi yari ukubyuka nkaterura umusambi, awujyana nkawurambika ahantu nakundaga kuryama hafi y'insina ari iruhande rwo mu rugo pfo y'ikiraro cy'inka. Nkaryama. Ubundi igikoma bakundaga kukinterekera ahantu kumuvure mu rugo tu. Nafata igikoma cyangwa ibiryo, kenshi sinanabiryaga, ariko narafataga ikirago nkenda nkajya hanze nkaryama, nta kindi kintu kabisa nakoraga. Bakaza baje kumpa imiti. Yego, mama kaza wenda azanye n'umuntu runaka kameza umuti nkanywa, cyangwa ibyo binini cyangwa iyo miti yo mu bagoroji. Ni ibintu ni gutyo tu. Nta murimo nakoraga mu rugo. Wakomeje kurwara igihe cy'umwaka n'amezi 6, utungwa no kubyuka, ufata ikirago cyawe ukajya kugisasa hariya hanze ukiryamira ukota akazuba, akagera amasaha yo gusubira mu nzu, ugasubira mu nzu ukiryamira rwose mu gihe cy'umwaka n'amezi 6. Yes, byaje gukomeza gute noneho uwo mwaka n'amezi 6 yarangiye? Yego, urumva ku kazi naharwariye aho hantu nakoraga amezi 3. Ndagiye njya mu rugo ndaharyamye, mituweli irarangiye. Ubwo niko nkomeza kuremba. No kuvuga ngo rero naragumije mba mu rugo ko ntahandi naye kujya. Yes, njye nta nubwo nibihe nanabyibukaga cyane, ntabwo nabitindaga, sinabibonaga kuko kenshi byagaho gutyo gusa, numva ntazi ibyo ari byo. Nabaho gutyo gusa nyine nirwariye, nkaba nzi ko ndwaye nyine. Umukecuru akajya nkayamubaza se tujye kwivuza hehe gute, akambwira ati rero nta mafaranga, nta kintu gihari, ntaki, ahubwo wowe ryama aho ngaho. Nta kundi nkategereza kugeza ku mwaka n'amezi arenga 5. Nuko na 6, ariko kugera ku mezi 5 ko natangiye kuremba cyane, noneho bifatika. Cyane rwose. Uraremba? Ndaremba pe. Iyo ashobora kumara nk'iminsi nk'itatu ntageze hanze, 2 bakanyoza. Yes. Byari hatari. Byari hatari kabisa. Noneho inyuma y'aho haje urupfu. Yes, urumva bigeze mu mwaka n'amezi 5. Kandi ubwo burwayi cyangwa uko gupfa byabaye mu mwaka n'amezi 6. So uburwayi bwari nihe ndwara wari urwaye? Bizano ntabwo nzi yari, gusa ibyo birimo ibyo narabibonye. Ibirimi nimbi byateye iyo ndwara wari urwaye cyangwa nta yindi ndwara? Nta muntu wigeze ampima ngo ambwire ngo urwaye malaria cyangwa se amazina y'indwara arahari menshi azwi, nta sawa pe rwose. Yes, reka tujye mu rupfu noneho. Yego, urumva umwaka n'amezi 6. Yego, ndabyibuka ari ku cyumweru mama yarabyutse arambwira ati ngiye gusenga, kunda kujya gusenga. Petit frère nawe yahise ajya ahantu yakoraga ikiraka.
yes garafure we yaragiye ko mu rugo n'imari njyenyine umukecuru arambwira ati rero ngiye gusenga byuke terura umusambi ugende ujye hanze uryame ndaza kubanguka ngo yaragiye muri misa ya kabiri umukecuru arambwira ati rero wesigara ntari b'igikoma kirahari wihangane ujye hanze ntugume mu nzu urumva icyo gihe ibyaragezeho bashobora kunterura cyangwa se bakansora hanze nanjye ubwanjye kujyayo bitari gushoboka neza ubwo narebye ndeba hejuru mbona urumuri rwatangiye kuza yes ndavuga nti reka ndebe ukuntu najya hanze nterura umusambi ndasohoka ndagenda njya hanze ndaryama ku kazuba nyine gatangiye kuva gake gake kari akazuba ka mu gitondo saa mbiri kagasusuruko yes gutyo yego ubwo ndaryama sasa rero kugira ngo nuko ngo nararyama icyo gihe kugira ngo bize kuganisha mu gupfa noneho ntagumye aho hantu ndaryama ndakomeza ndaryama ubwo nahageze nka saa mbiri n'igice saa tatu gutyo bigeze mu masaa yine izuba rya saa yine ryatangiye kugira imbaraga cyane izuba rikaya rinkubita kabisa nkumva ndi gushya ariko ngiye kugira ngo mve aho hantu ngende nimure nk'ikirago nkumva wapi nkumva mu mutwe ndi kubitekereza ko bishoboka wenda kuba nakwimuka aho hantu ariko wapi nkumva reka nkumva rwose nkumva kuguma hasi cyane kubita saa yine n'igice icyo gihe nakundaga kuba mfite akaradiyo hari akaradiyo kabaga mu rugo kanjye njyaga nkumva mu masaa yine n'igice ndabyuka ndi kumva radiyo ndi kumva urubuga rw'imikino ariko mbiheruka ubwo nyine ndi kumva iyo radiyo ndi kumva urubuga rw'imikino izuba rikaya rigumya rikankurura cyane nsa nkaho ntari kiri kumva rwa rubuga rw'imikino n'ibintu byaho ntari kubyumva ariko nkumva ku mubiri nsa nk'uri gushya nkumva izuba riri kuntwika nyine nkumva riri kuntwika ubwo byandi byaho ngaho ntahise ndekeraho kubibona cyangwa kubyumva ntangira kwibonera ibindi bintu sasa rero ntangira kubona ibindi bintu ntangira kujya nkabona ndi nk'ahantu mu gishyamba kuba nkabona mpagaze nk'ahantu nareba nkabona simpazi gusa ejo mu minsi yashize nageze muri Nyungwe ndebye muri Nyungwe mbona hasa nk'aho hantu nabonye umaze gupfa aho hantu nabonye icyo gihe guhera mu masaa yine n'igice gutyo kuzamura saa tanu aho nari ntangiye kubona ejo nageze muri Nyungwe mbona hagiye gusa naho nabonye ariyo sura yaho ntangira kubona ahantu nkabona nko mu cyaro hari ahantu baba barateretse ubwatsi babyita gukoma barahakomye usanga nk'ahantu harakomye ntawemeye kuharagira ntawemerewe kuhahira nkabona ahantu hameze nka gutyo nkabona ibintu by'ibisimba ntazi ubwoko bwabyo n'ubu ntarabona nkabona ndabibonye narabirebaga gusa ntabwo nigeze ngira ibintu ukuntu wabirebaga nkaho uri kugenda ubireba ku ruhande rwawe cyangwa wicaye ahantu cyangwa waryamye wabibonaga gute yes nakuvuga ngo nje nabonaga ndi kubibona sa nk'umuntu witegeye uri nko ku musozi usa nk'uri kubireba nyine nkabireba neza byitegereza wicaye cyangwa uhagaze uri kugenda cyangwa umeze gute ibyo ntabwo nta kintu nzi ariko wabibonaga tu narabibonaga aho hantu imbere neza nkumva ndi kubireba nkabona kabisa nk'ibiriya ndi kubibona nkamenya ibyo ari byo ariko sinzi ngo biri hehe cyangwa se ngo nahagana aho hantu narabibonaga rwose okay ntabwo byashakaga kukurya cyangwa wumvaga ufite amatsiko yo kubikoraho nimba wabonaga ibintu bikuzengurutse ibintu bidasanzwe wowe byari bimeze gute muri ako kanya ntabwo washaka kubikoraho cyangwa oya ntabwo ngiye narabirebaga gusa nkabibona ubwenge bukanyereka ibyo ari byo nk'ibyo bisimba nabibonye byitambukira bigenda noneho nta bantu bari bariho
aya nta muntu nigeze mbona kabisa. Ni umuntu umwe gusa ari wowe gusa. Ubwo ninjye wari uhari. Nta kabisa abe n'inyoni. N'inyoni nabonye. So icyo gihe wabonaga muri ibyo bintu aho hantu wari bumaze kugenda hatazwi cyangwa ahantu hameze nka Nyungwe nyine ba wabonye ishusho rya Nyungwe ukavuga ngo ndagusa sawa. Icyo gihe wari umaze gupfa mu hahandi nyine uri mu rugo wari wapfuye muri icyo gihe watangiye kubona ibyo bintu cyangwa byari bimeze gute? Ni ukuvuga ngo ni ukwanga urumva ndyamye hahantu narindi kumva urubuga rw'imikino ndaryamye. Noneho bihise bihindura page igiye ahandi hantu. Urumva njyewe nta busobanuro bwabyo mfite bunini kuri ibyo, ahubwo njyewe hari ibyo ndi kwibonera byanjye. Ibyo byasobanurwa n'undi muntu wenda uri nko ku ruhande, ariko njye nuko ngo njye ubwanjye ndi kwibonera ibindi bintu. Hantu nari nyaharyamye. Nari nyaharyamye kabisa. Sawa, byakomeje gute nyuma yo kubona ibyo bintu waryamye aho hantu? Abandi no mu rugo wari watangiye kurira bavuga ngo umuhungu wacu yapfuye. Njye ntabwo nari mbizi ibyo byo kurira cyangwa ibindi, kuko ntabwo nari mbizi njye. Makuru yo kurira ntayo nari mfite. Tubwire ukuntu byakomeje. Yes, ukuntu byakomeje rero narakomeje. Urumva ndi mu rugo ndiryamiye, ndi kwirebera ibyo bintu, ariko njye ntabwo nari nzi ko ndyamye cyangwa mvuge ngo nakoraho nka gutya ngo niyumve ngo nibone. Mvaga nyine ibyo bintu ndi kubireba, nkabireba ngo ibiriya aho hantu nkahabona, ahantu hameze nko mu gishanga nkahabona. Ariko ntumbwire ngo hari ikindi kintu ngo niyumva nk'umuntu uri kwiyumva gutya buya. Ahubwo byaje gukomeza birakomeza nkajya mbona ibindi bintu byinshi, nk'ibintu nabonye sinzi banazi gusobanura neza ibyo ari byo, kumva ntabwo ndabisobanukirwa neza ibyo ari byo. Byarakomeje birakomeza, nyuma numva baye nk'ushaka kunyara. Ariko ibi byabereye aho hanze, urumva nyuma yuko baye nk'ibihinduranya, no mu guhinduranya kuko njye sinari mbizi nta nibyo nabonye, ahubwo byabaye mu buryo ntazi bwari bwo. Ahubwo njyewe numvishe nyuma, nabwo sinumvaga ngo haciye iminota, sinumvaga ngo bigenze bite, nari ndi kureba bya bintu. Ahubwo numva bibaye nk'ibigarutse nko mu mubiri, numva baye nk'ushaka utangiye kwiyumva, mpita numva nshaka kunyara. Numvishe nshaka kunyara, urahari senzi nara kwa mu rugo wanyara kurira akagukubita cyane. Numvishe nshaka kunyara, numvishe kunyara niyumva numva ndi kubyumva ndi kugaruka. Mbitangira gutya gize amaboko gutya ngo mbyuke, numva meze nk'uri mu kirago, numva meze mbese nk'ibintu bihambiye. Kira gutya kiramo imbaraga, kizemo imbaraga, numva ndi mu kirago, numva hejuru yanjye hari ishuka, yashuka mpita nyikuraho. Nsa nk'uyikurura, nyikuruye mpita ngira ikirago, numva ikirago bari basa bakinzengurukije, nk'uyikaraga gutya ikirago, mpita nkisunika. Nkisunitse mpita ndebye mbona ndi mu cyumba cya mama, ndebye mbona habaye nk'aho bwije, ko mu rugo hari inzu y'amategura. Mbona hari utuntu tutwenge tubamo, ureba hejuru ukabona urumuri, iyo hakiri ku manywa urabibona. Ndavuga se bimeze bite? Ndebye icyo kirago bakundaga kugisasira nk'umuntu w'umushyitsi waje mu rugo, cyangwa se ntago cyakundaga kuba kimanitse, ntago cyakorwaga n'ubonetse wese. Niyo shuka yari ibitse gusa, iba mu rugo ibitse ari y'abashyitsi cyane cyane. Ndebye yashuka mbona bayinyoroshe, ndebye icyo kirago gishyashya, mbona ndi mu cyumba cya mama, kandi njye sinayankunda kuryama mu cyumba cya mama. Nakunda no kuhagera, ngiye kuramo nk'igikoresho gusa, ko njye nagira geto yanjye. Numva birantunguye, numva tekereza saribuka se cyagiye ndyamye numva ntabwo ndi kubyibuka neza, ariko icyo kinkanguye kwari kujya kunyara. Ndavuga sasa rero kanigire kwinyare,
nkururu urugi rwo mu cyumba nsohoka ngera muri korodori. Ngeze muri korodori muri saro hari hicayemo abantu benshi cyane abantu b'abakecuru duturanye, abantu bo hafi aho ngaho mbona bicaye muri saro. Bambonye bahita batungurwa, numva umwe ahise avuga ngo arazutse se. Ndavuga urumva njyewe nshaka kunyara, ntabwo nawe mfite umwanya wo kumva by'abantu bari kuvuga cyane, ariko iyo ngicyo yo kwanga arazutse numva barishimye cyane, batangiye kuri ibyo bari kuririmba bavuga gahoro bahita babihindura, numva batangiye kuririmba ibindi bintu babyina bishimye. Ndagenda nigira hanze ndanyara, maze kunyara numva mu mazuru hasa nk'arimo icyenda, wakwipfuna mpita nipfunye hahise hatangira kumanuka ibiraso byinshi. Mpita ngenda ngeze muri korodoro mbona mu rugo muri saro hicayemo abantu benshi cyane abantu b'abaturanyi batuye hafi yo mu rugo, abakecuru bahari bicaye ku birago bari gusenga, abandi bameze nk'abari kuririmba nkaranga bigase nibi. None umuntu wambonye bwa mbere yese avuga ngarazutse. Avuze ngarazutse sinigeze mubaza kuko icyo gihe imbaraga zaranshizemo, numva kabisa ntago nari gukurikira iby'umuntu uvuze ngo ngarazutse. Ntabwo wumvaga ko ari wowe cyangwa wumvaga twari reka ntawe nigeze ntabwo reka numvaga gusa ibyo narabyumvisha avuga ngarazutse. Avuze ngarazutse mbona uburyo basengaga cyangwa se ibyo baririmbaga mbona barahinduye, batangiye kwishima mu rugo. Ariko njye nari nshaka kujya kunyara, nahise nisohokera ndagenda njya hanze ndanyara. Maze kunyara nahise ko numva nshaka kwipfuna, mpita nipfunye hahise hasohoka ibintu by'ibiraso byinshi amazuru. Yes, ariko byemeze nk'ibintu byavuze. Hari byemeze nk'ibintu bita gapfura, hari indwara bita gapfura. Byari bimeze nkabyo. Noneho birasohoka byinshi mu mazuru. Bimaze gusohoka ko byasohokaga numva ndi kugenda ngaruka ko ngiye narakandagira nkumva nta numva ndi gukandagira, ntakandagira nkumva wapi, nkumva nta gateke nkumva wapi. Nahita ko nukwanga icyo gihe iyo numvaga nshaka nko kugenda nagenda numva meze nk'umuntu utari gukandagira hasi n'ubundi. Ubwo rero nahise ko nipfunye ibyo biraso bimaze kumanuka, numva ntangiye kuba muzima nta kibazo. Niho bwa mbere nahise mva mu rugo, nahise numva ntabwo numvaga ikintu nshaka neza icyo ari cyo, ko numva nshaka kujya ku muhanda muri karitsiye nkatembera. Nahise nuruka mu rugo nenda njya karitsiye gutembera. Bantu bari mu rugo ntabwo nita ku byabo, ntabwo gahunda zabo sinari nzizi ko ntabwo nari nzi ibintu bajemo, ntabwo nari nzi byabazanye aho ngaho kabisa. So wabonye abantu benshi mu rugo. Yes. Kandi bose barimo kugutangarira, barimo gutera induru ngo arazutse. Wowe ntabwo wese wibaza uhagarare ubabaze ngo ninde, ni njyewe n'undi muntu cyangwa bimeze gute? Oya, icyo gihe nta nubwo najyaga mvuga. Ntabwo najyaga nanavuga kabisa. Ashobora guca mu minsi nk'itatu ntavuze, no kuvuga ko ari ukubati wenda. Ndavuga icyo gihe umaze kuzuka nyine uri kuva iwanyu nyine ujya kunyara kwanza. Njya kunyara. Nari nkimeze nk'uko nabaga ameze ndwaye, nta mbaraga nari mfite. Mvuge ngo ndavuga ngo wenda ngo nakora nk'ikintu wapi kabisa. Sasa bariya abantu ukuntu bateraga induru, nta muntu waje agukoreho arebe ese uyu muntu niwe ntabwo ari we, twibeshe cyangwa bimeze gute? No kuvuga ngo twebwe iyo usohotse muri korodoro hari akantu k'akayira kabamo. Bo bari ukuntu bicaye ku mpande, harimo akantu k'akayira hagati. Niko nahise ncamo rero ndisohokera njya hanze, nta wigeze nkoraho kabisa. Gusa baratangaye, numva ngarazutse se yindi iki, numva ntago mbiza, ariko nkumva
sinshaka no kubimenya cyane nkumva wapi kabisa. Urikomeza uranyara uhita ujya muri karite. Oya nagubeje ndanyara maze kunyara ibyo biraso biva. Nibwo numvishe noneho ntangiye kugaruka, ntangiye kuba umuntu. Kuko undi ntaho nayo gutekereza no kujya muri karitsiye. No gutekereza sinzi niba naratekerezaga. Ahubwo nahise icyo gihe mara kuva ibyo biraso numva bikamye. Nahise ngenda njya muri karitsiye. Ariko ndi kugenda njya muri karitsiye mu nzira. Abantu barambazaga ati se iwanyu ninde wapfuye? Nukuvuga ngo twe muri karitsiye z'iwacu iyo upfuye habaye abantu bitanga abahetse. Iyo upfuye ntabwo wowe wapfuye ari we bavuga mu izina. Ibintu bita gutabaza. Gutabaza no guhagarara ku musozi ndabagahamagara tabahetsi baba bafite amazina menshi atandukanye. Tabahetsi bitwa gutya na gutya, ejo no gutabara runaka. Kumutabara no gukora iki, no kujya kumushyingurira. Bavuze ejo no gutabara runaka. Iyo bavuze ari n'igihe uba warwaye kuba tabahetsi gutya na gutya, ejo muzaguheka runaka mujyane ku bitarana. Cyase abahetsi gutya gutya aka kanya mujye guheka runaka, wabarembye cyane. Nuko ngo rero we bamaze gukangura, bamaze guhamagara nti abahetsi abiwacu babita abaruguru. Abahetsi ba ruguru. Abahetsi ba ruguru bati uyu munsi bajya gutabara. Ahingeneye. Akimara kuvuga ari na ambulance imbangukira gutabara. Imbangukira gutabara saho ngaho. Oya twebwe nta muhanda ukoze uhari, ahubwo abo ngabo bari abasore bo muri karitsiye. Bafite akabaraga nibo baheka abo bantu mu ngobyi ya Kinyarwanda. Yes. So abo bantu bari baje mu rugo. Abo baheka abantu se? Oya bari batari baza kuko bababwiye ko ari mu gitondo. Iyo wapfuye ntago bahita bagushingura ako kanya. Ubwo ni mu gitondo. We bababwiye ejo mu gitondo muzaya gutabara. Baranababwiye ngo umusore runaka yitabye Imana. Ntago bavuga izina ry'uwo. Impamvu batarivuga bavuga umukuru w'umuryango we. Bakavuga abahetsi uri wa papa we yitwa Manuel cyangwa se nde, bakaba abahetsi bakavuga izina ryabo. Aba ari umuntu ukangura nka barabahamagara imiganda nyine. Hano hanze ati umuganda. Ejo umuganda uzabera aha nabo ndiko bahamagara baratoye umuntu uhamagara tabahetsi bagutya ejo muzaya gutabara runaka. Batavuze ninde wapfuye. Oya. Bavuga umukuru w'umuryango. Noneho uhura n'abo bantu ngo ninde iwanyu wapfuye, wabasubizaga gute wowe? Cye nababwira ati nta muntu wapfuye mu rugo. Ntago mbizi, ariko bamwe bakati ko twumvishe ngo ni wowe. Nkumva habwa ni wapi ntago ari njyewe ntago mbizi. Gati kareka. Ko bahise bakeka ko ari njye uko babizi ko ndwaye ku musozi, bari babizi benshi. Kandi wari umaze igihe kinini urwaye. Yes, bari babizi. Ahise bavuga ati uraka bisa niwe. Ariko mwahuraga ukababwira ngo wapi ntago ari njyewe. Gati wapi kabisa. Ukikomereza. Noneho mu gukomeza wahise ujya hehe, byakomeje gute? Yego nahise nkomeza njya muri karitsiye. Ndagenda umushuti wanjye yakorondaga gukora ibintu by'ibisosi n'amandazi. Ngenda mugezeho arambaza se bimeze bite, ni sawa. Arambwira se umuntu ngo wapfuye iwanyu ngo ninde? Abwira ntago mbizi. Abwana ahubwo wowe ni isosi. Amisosi nta nubwo nigeze mwishyura. Amisosi agasani kuzuye ndayinywa. Ni inyama batogosheje. Maze kuyinywa byahise none iyo sosi yese ingarura neza. Yes, numva mbaye kabisa umuntu none original. Nitahira ndagenda njya mu rugo. Sasa mu rugo umaze gutaha, umaze kuba fresh, baguhaye isosi, ugeze mu rugo noneho wasanze situation imeze gute yari mu rugo? Utangiye no kugarura ubwenge ngaho urimo gusobanukirwa ibintu, watashye ugeze mu rugo wasanze bimeze gute? Nukwango rero nasanze kabisa mu rugo bari guserebura babyina ngo yazutse.
kumva uraje kubwira ngo we ngo muzuka kase muzuka muzuka nini kumva biragutangaje nyine ukawanaseka ati muzuka yego abantu barishimye bari kubyina nta kibazo. Asante sana. Ibyo byabaye wasubiye mu rugo nta muntu wakwicaje hasi nyine akubwiye ibyari byabayeho muri ayo masaha wari wapfuye ukuntu bari batangikiriyo ukuntu byahise bikomeza nta muntu wese kwicaza agusobanurira cyangwa akubwira uko byari bimeze? Keretse mama wabimbwiye nyuma. Uwo munsi nta n'ikintu bakubwiye? Nta kintu bigeze bambwira, gusa njye nabonaga bashaka kumbwira umuntu akaza yashaka kumbwira nk'ibintu mama agahita bwate mwihorere ntago arakira ataracyarwaye. Ndagenda n'undi nigumira mu nzu yanjye haciye iminsi mpita numva naranakize neza. Mpita mfata agasimukadi mpita mpamagara umuntu wabaga i Kigali andangira akazi. Sawa. Mama yaje kukubwira ko byari bimeze gute? Ndashaka kumenya story y'ukuntu wari wapfuye none, kuko igihe wari wapfuye wari ubizi uko byakomeje. None mama yakubwiye ngo situation yari imeze gute mu gihe wari wapfuye? Nuko ngo mama we yambwiye ko yavuye gusenga icyo gihe asanga ndyamye handi kuri ya nsina hepfo y'ikiraro. We yaraje asanga ndyamye hahandi avuye gusenga. Noneho we yarazi ko ngutsinziye bisanzwe, ariko bamuzeho ngo basanga napfuye ashaka umuntu nano barahari kabisa w'umupapa ati nteruza baraterura bajyana mu nzu barakorakora ahantu hose kumva napfuye kabisa. Niko yambwiye ngo bumvaga napfuye byarangiye. Mama mwese mukoraho mundeba ukuntu n'ukundi musanga ko napfuye, ibyakomeje ni ibihe? Yego nyuma yo gupfa nyuma yo gupfa nukwanga urumva bya bintu nasaga nkubona icyo gihe cyagihe napfuye. Hari ibintu nabonaga n'ubundi nakomeje na n'ubu igihe njya mbibona biraho nyine, ariko ubwo ntago mbibona nk'ibyo nabonaga by'ibisimba ni ubwo igihe mbona n'abantu. So inyuma yo kuzuka hari ukuntu byaje guhinduka, hari ibintu ujya ubona? Tutaragera ahangaho njye ndashaka story mama wawe ukuntu yaje kukubwira ukuntu wari wapfuye, ukuntu bari batangikiriye, ukuntu bari bagiye kugushingura uhita uzuka. Yego nuko ngo mama we nta byinshi yambwiye, yarambwiye ati nyine wowe warazutse uri muzuka no mu rugo baba babizi iyo nagiyeyo. Mama we yambwiye ko gahunda zose bamaze kuzitegura kuko bari bazi ko ngo byarangiye. We nuko ngo gahunda zose yamaze kuzitegura baziteguye, hageze n'abantu b'abasaza bo muri kayitsezi wacu nyine baba bakuriye abo bahetse bategura gahunda zose. We yarambwiye ati twebwe tuzi ko wapfuye byarangiye kuko guhera izo saa 5 twamaze kubwira abantu bose kuko imiryango hirya no hino yari ibizi, ariko gahunda zari zihari. Gahunda yari ihari nuko ejo twari kuzajya kugushyingura aho bita muri Mushyiga, kuko ati n'umusaza hari umusaza ukora amasanduku, baza amasanduku mu mbabari, ati twamaze no kumuhereza gahunda yuko agomba kuza akazana imbabara aho ngaho akora isanduku, kuko n'imbabari zimwe barazizanye mu gitondo. Mu gitondo barazizanye imbabari n'izirambaho z'inyuma mu gitondo barazizanye, ahubwo twaranazicanye gusa mu gitondo barazizanye, ariko izo mbabari zari gukorwamo isanduku n'umufundi wari kuyikora rwose mu gitondo yarahageze. Kuko ntago abantu benshi baraye babimenye uko byaraye bigenze. Mu gitondo njye naramwiboneye yarahageze rwose. Nuko ngo rero we yarambwiye ati gahunda yari ihari kwari ukugushyingura i Mushyiga ukagenda rwose. Niyo gahunda yo bafite, ntago ariyo yo bafite, ahubwo niko bye byagenze kuko niyo bari bateguye bitewe nuko bari babona ko byarangiye namaze gupfa byarangiye. Wapfuye mu masaha angahe uza kuzuka nyuma y'igihe kingana gute? No guhera saa 4 n'igice saa 5 gutyo za mu gitondo.
kugeza mu saa 11 n'ebyiri hagati aho nubwo wese uzinduka. So gahunda zari ziteguye neza ko bagiye gushyingura umunsi ukurikiye mu gitondo bari bagiye kugushyingura cyane rwose. Simbwira ko n'isanduku wari kuyikora bari bamaze gupanga. So nirimbi bari bayiteguye bacukuye ibiki byose abari kujya gucukura bari abo bahetsi ariko bamaze kubabwira tayari mu gitondo yo kuzinduka bacukura. Okay, wituzuka cyane rwose. Birakaze. Ni hatari cyane rwose. So mama arabigusubiriramo arabigusobanurira byose ko gahunda zari zipanzwe ku bintu yabisanze asanze ndyamye aho ngaho aramamagaye wapi kwitaba sinitaba ankozeho asanga byarangiye ashaka umuntu aramuteruza banjyana mu nzu bashyiramo icyo kirago barazingazinze baratwikiye neza. Ubwo yahise ajya kureba umusaza ushinzwe abo bahetsi barabahamagaye ko ejo ari ugushyingura uzaza gukora isanduku baramubwiye. Abatunda imbabari aho bagomba kuzikura batangiye kuzizana ku gitondo barazizanye ndetse ko isanduku itigeze ikorwa. Isanduku yo ntabwo yigeze ikorwa kabisa. Wabyashyiriye gute mama amaze kukubwira story yawe ukuntu yari imeze ngo icyo gihe wari waryamye ibiki n'ibiki byose wari wapfuye kuri twebwe twatangiye ikiriyo wowe wabyakiriye gute iyo story wayakiriye gute mere ari kugusobanurira noneho ibyo ari byabaye? Ni uko ngo iyo story yinsobanurira urumva kuri njyewe numvaga ari ibintu biremereye cyane ntari kubasha kwakira kabisa. Numvaga ibintu byambayeho kase ibintu ni njyewe cyangwa nkumva ntabwo mbizi kubera iki nkabase uko kwaka kanya nkumva ntabwo mbizi rwose nkumva biri kungora kabisa hase ntari mfuye koko nkumva kabisa wapi. Abantu abaturanyi abantu bari bakuzi abantu bari baje muri icyo kiriyo bamaze kubona ko umwana wazutse wari wapfuye inyuma y'iminsi none nk'itatu n'itanu mubonana mu makarite story yari imeze gute muri karite yanyu kuko ni inkuru idasanzwe kumva umuntu yapfuye akagaruka. Story yari imeze gute kuko ahangaha wari wamaze gukanguka nawe urimo kubibona urimo kumenya what is going on cyane. No kwangu icyo gihe hari n'abantu bari bamaze kubwira bo muri famille ariko batuye kure undi byarangiye baje. Byarangiye baje barahageze n'ubundi. Sasa rero nese narebye mbona abantu bose story yanjye yabaye ndende umuhungu ngo yazutse babandi ba hafi cyane agahita kubwira ngo uri muzuka bamwe namwe babimenye abakubonye n'ubu kabisa muri ketse abazi ngo ni muzuka nuko nkuko bakwita kugeza uyu munsi cyane rwose. Bakwita umuzuka cyane kabisa. Izina bararizi bararizi rwose. Okay, so story ingira ngo waramamaye muri quartier abantu bose bazi ko umuntu yarapfuye arazuka yasogongeye urupfu. Ni hatari rwose. Hari ukuntu bya affectinze ibitekerezo byawe kumva abantu bari kukubwira ngo uyu yarapfuye arazuka. Hari ukuntu bya kuvangiyemo muri gahunda zawe mu mutwe cyangwa bimeze gute? Mu mutwe no kwango gahunda zanjye so mu mutwe no kwango kiritse mbere yaho uko byabaga bimeze ntago ari ko biba bimeze. So utarapfa uko wari umeze inyuma yo gupfa noneho ukanazuka hari impinduka hagati ngaho? Hari impinduka ndetse zikomeye cyane ariko byo bwanjye mbona ari ibintu bisanzwe bitaremereye ariko umuntu mbibwiye akumva ni ibintu birenze gahita ambwira ngo ubwo rimwe na rimwe agahita avuga ngo mwana ngo urarenze undi ngo uri umusazi ngo undi nkumva nyine ni ibintu
bicangacanze ntasobanukirwa ibyo ari byo neza. Impinduka ni zihe imbere yo gupfa n'inyuma yo kuzuka? Urumva icyo gihe nyuma yaho maze kuzuka bimaze kuba gutyo nakubwiye ko nahamagaye umuntu ngo andangire akazi i Kigali. Ariko nageze i Kigali umuntu arambwira ngo gusa ntigeze muhamagara. Uwo nguwo nageze i Kigali njyewe naje ubundi akenshi naje narateze pe, ariko nageze Nyabugogo ndazamuka ngera mu mujyi. Ngeze mu mujyi wa muntu tuvugana kuri telefone arambwira ngo gusa ntigeze ngo nguhamagara ngo uze ngo nguhe akazi. Noneho ndi kwifuza kumenya ukuntu abantu bagufata ubu ngubu. Ukuntu abantu bamfata rero bitandukanye na mbere. Bitandukanye n'uko bamfataga mbere. Bitewe n'iki kibazo kiba ikintu kimwe gusa. Ni ukuvuga ngo ngewe iyo bigeze mu ijoro hari ibintu mba mbona bidasanzwe nk'ibyo bo babona cyangwa se nk'ibyo mbona ku manywa. Noneho byagera mu ijoro ibyo mbonye nabibwira abantu bo ntibabyumve ngo babyemere cyangwa se ngo bemere uko biri ko ari byo. Ugasanga ahubwo bari nko kundwanya kuvuga ngo ziba ari burage ngo abarirenge. Yes. Kandi ngo mba kubeshya beza. Sasa ibyo bintu ubona we ni ibici biba bimeze gute ibyo bintu ubona bidasanzwe? Keretse ubundi akenshi byatangiye nkiri mu cyaro mu ijoro. Mu ijoro ngiye kuryama ngeze ku buriri. Ngeze ku buriri cyane ntangiye nko gusinzira. Nibwo nangira kubona ibintu bidasanzwe. Kubona nkabona ndi nko kumwe n'umuntu nk'umuyobozi wenda nzi cyangwa ntazi, nkabona ndi kumwe n'umuntu nk'urugero hari nk'uwo nzi nabonye turi kumwe twicaranye. Ninde? Uriya Elizabeth uriya mwamikazi w'Ubwongereza. Nta n'uwo nzi njyewe. Nta n'uwo nzi rwose. Mubona kuri televiziyo gutyo gusa niyeze kumubona kuri televiziyo nta na stories ze nyinshi nzi. Ariko namubonye araza arambwira ngo ngiye ngo nda Elizabeth. Ndamubaza wahese nyango n'umuntu duturanye wo mu cyayo cyangwa icyayi ko mubona yambaye amakamba n'iki abantu benshi. Mu gitondo bibwira abantu. Nabivugiye mu cyaro. Bo bumva ngo ni brag. Kize ni Kigali byarakomeje rwose. Akenshi ibintu nk'ibyo anegeye nceceka nkako bivuga pe. So iyo waryamye ubona uri guhura n'abantu badasanzwe cyane rwose. Abantu nka Elizabeth twarahuye. Queen Elizabeth. Yes, yaransuhuza pe, arambwira ati bite ni byiza ntumva n'izina ryanjye. So mukaganira mu ruhe rurimi? Nta Cyongereza nzi. Nuko ngo we yaravugaga mu Kinyarwanda akavuga ngo wiriwe. Nta Cyongereza nzi pe. Icyongereza nzi ni gike cyane ku buryo kitari ku rwego rwo kuba naganira n'umuntu ngo duhuze cyane ku Cyongereza. Okay, urwo ni urugero maybe n'umwe mu benshi. Abandi muhura nabo muri iyo situation ni bande? Mu minsi yashize nabwo navuye mu kazi njyakazi nkora ncuruza ubunyobwa nyine. Navuye gucuruza tugere nanahombye pe. Ariko ngeze mu rugo bwo ntanatangira gusinzira cyane. Mbona nari nicaye nkunda kwicara ku buriri ndi kureba amagemu ko byo byabaye rwose ntimbona nkubone gutya. Njya kubona mbona urara Kidubi araje. Mbona none nabanje gusa nk'ugira ubwoba. Mbona ari kugenda yambaye ikote ry'umukara. Arambaza ngo abahanzi bari mu Rwanda ngo nabaye. Mubwira amazina yabo nzi. Amazina yabo nzi namubwiye nzi avuga Bruce Melody ndamuzi. Juno ndamuzi. Bose arambwira ngo bose ngo urabazi nawe nta kibazo ndabazi. Uko abagenda ntago mbizi kuko nta n'ibintu tuvugana kenshi ibyo bambajije. Undi muntu mwabonanye ninde? Putin we rwose nejo bundi mu minsi ishize pe. Ariko
Putin ejo bundi twarahuye kabisa ariko we ntago twahuye agenda hari nko mu masaa 9 y'ijoro arazambira ngo ngwino nkwereke agize gutya we namurebye ejo bundi kuri televiziyo bari mu makuru ishusho ye mbona ndayizi arambwira ati ngwino nkwereke turasohoka tugeze hanze nambaye bogisa yonyine tugeze hanze hafi ya toilette y'ahantu mba noneho sinzano yahise arengera wagiye kunyereka mpita nisanga muhagaze njyenyine cyamaye nahise mpamagara n'abajama bamwe ndabibabwira ati mani tuzi ko Putin noneho bahita bangira umusazi neza umusazi original rwose ahegera ceceka nkako. So mbere yo gupfa ibi bintu cyangwa aba bantu ntago wababonaga mbere yo gupfa se reka mbere yo gupfa nababonaga byaje nyuma yo gupfa ko nk'ubu nyuma yo gupfa hagiye haza ibintu byinshi hari nk'ahantu mba nibuka nkumva nkakurura nko mu bihugu by'abazungu ukuntu nkumva nkibuka nk'umuntu ngo wari umwana wanjye niba yari umwana wanjye niba nkumva ari umuntu nzi ariko ahandi hantu nshobora kuba narabaye ariko nkumva nanone nabikurura nkavuga se ibintu n'ibiki avuga se cyangwa n'ibintu ahubwo binkoreramo bindi niba ari bakontorora ubuzima bwanjye niba ari iki sinzi ko hari igihe numva nshobora nko kuvuga nk'ibintu abantu bakumva ndavuze nk'ibintu nyuma bakamburanya nayo natekereza nkasanga nayo nkwiye kubivuga base niba imashini inkorera mu mutwe niba ari iki nka computer nkumva ibintu bigahita bihindagurika mu masegonda nkumva nyubiye byarebe. So kuri wowe ibintu byarahindutse cyane. So ibi byo kubonana n'abantu iyo waryamye n'ibiki byose hari ukuntu bibungabana umutekano wo mu bwonko bwawe cyangwa mu bitekerezo byawe? Ngewe mpamvu nuko mba abo bantu ntabo duhura pe ku manywa bisanzwe bandi kumwe n'abantu bari aho nkorera bakirebanye mpereza ubunyobwa cyangwa aho ndangurira ubunyobwa ntabwo rero navuga ngo ariko iyo ngeze mu rugo ndi ku buriri ntarasinzira cyangwa se nasinziye mu masaha nko mu masaha 9 y'ijoro nibwo akenshi bikunda kubaho. Okay. Hari abantu bo mu Rwanda mujye mubona nayo wasinziriye muri yo situation yo kubonana hari barakidube n'abandi hari abantu bo mu Rwanda mujye mubona mu Rwanda kiretse uriya urabitanga Rwabugiri mwami Rwabugiri we naramubonye gutya ariko mbona ameze nk'akiri mutoya ndamubaza ngo urinde ngo ndi Rwabugiri Rwabugiri wahehese ariko ko nabumubonye ku ifoto ngo ngiye ngo ndi Rwabugiri ngo nabaye umwami ngo hano mu Rwanda ngo ndi Rwabugiri bwarakena mu itondo ubwo urangije kohise vuga se Rwabugiri umuntu wanapfuye ubwo Rwabugiri kabisa niwe muntu nabonye wo mu Rwanda wo mu Rwanda rwose. Okay. Ni atari wo mu Rwanda Rwabugiri kabisa kandi mbere utarapfa ibyo ntago wabibonaga mbere se reka ntabyo nigeze mbere ntabyo nabonaga gusa ngenda mbona ibintu byinshi bitandukanye ko bimwe na bimwe igihe mbyibagirwa gacya mu itono nkumva nanabyibagiwe ariko niyeze kubona nka Bobo Marire yari yogoshesheje iminsi yashize yarabibonye pe urabeshya kandi nta nonzi twaravuganaga kandi akavuga mu Kinyarwanda nkumva ndi kubyumva ibintu ari kuvuga kandi Bobo Marire njye ubwanjye ndetse kumva ngo yari umuhanzi ngo wabaye wa mu Rwanda mbona imyenda iriho ibishushanyo bye n'ibishushanyo bye icyo kintu nagendeyeho nsa nk'uhita mbona ko uwo muntu turi kumwe ashobora kuba ari Bobo Marire ariko yaje ntaranasinzira pe araza kabisa ko n'ishati yambaye hano gutya hari akantu kameze nk'ifege araza ariko yari yogoshesheje ndabira ibintu by'idrede ntaza afite nkamaza se bimeze bite ko ni sawa hari n'igihe bavuga se rimwe nkumva nabyuka nkigendera mu muhanda nkivuga se hari abantu bazundi babaje gukora iki ko
kubataza no kumanwa ngo mbabone. So uru rupfu rwawe no kuzuka kwawe nta kuntu ushobora kubihuza gutyo ukavuga ngo ashobora kuba ari ibirozi cyangwa hari izindi mbaraga zari zakujyanye zikakugarura? Njyewe urumva ibyo ngenda byibazana cyane rwose. Rimwe na rimwe agenda ntasinze nkibaza ati ni ibiki iyo nangiye kubitekerezaho cyane nibwo hashobora guhita hazaho nk'uwo muntu. Hakaza nk'umuntu runaka nkamubona ngo uri hari n'abajya baza ntaza amazina yabo. Nkabona ariko ndamuzi, nkabona ndamuzi pe, nkabona hari nk'umukinnyi waje ntibarinde ngo hamwita Mbappe, yego uriya bita ngo Mbappe. Ntabwo mbitekereza cyane nijoro nkunze nirinda no gutekereza ibitekerezo byanjye kuko bihita biba nk'ibyisirimye nkumva nkahita mbona araje nkabona ngo nkamubona. Wigeze uganiriza se abantu bakuze cyangwa abantu basobanukiwe ibintu ukababaza ese inyuma y'urupfu no kuzuka hari ibingibi n'ibi bijya bimbaho bisobanura iki cyangwa n'iki cyakorwa cyangwa bimeze gute muri make? Hari ukuntu ujya uganira n'abantu usobanuze kuri ibyo bintu? Hoya njyewe nta wasobanuza ndetse ahubwo kiretse nk'abantu bakubwiye nk'abantu nagiye mbibwira bamwe na bamwe harimo n'ahamagarira ubwira nti mbonye runaka wumva ubwira agahita uvuga se umuntu uramubonye koko. Nyuma barakubwira ati uriya muntu uzamuganize ko njye urabizi ko tutanaziranye pe. Ubwo rero ni abantu mba mbibwira cyangwa se tubonana gutyo nkabasobanura nkababwira agahita avuga se uramubonye koko ati ndamubonye. Tumubonye yambaye iki se nkamusobanurira ikamucanga nawe nkabase ubu. Ese ibi bintu ni ibirozi ni iki kuri wowe kugira ngo upfe no kuzuka? Gupfa no kuzuka barakara uburwayi nta birozi birimo. Ntago napfa kubimenya kuko none igihe narwaye uko cyanganaga cyose ntabwo nayigeze mbiha umurongo umenye ngo ni ibintu bitangiye icyo bizarangira ucyaho ko rero njyewe ntabwo rwose nabimenya pe. Ahubwo wenda cyetse hari abantu baba babizi wenda basobanukiye ibyo bintu bakaba bazambwira ati ni ibi n'ibi yego, cyangwa se wenda bakareba niba ari uburwayi nkaba najya kwa muganga. Okay. Nice cyane. So aho uvuka cyangwa aho wapfire no kuzuka bose barabizi, abaturanyi abaki bose barabizi, ku buryo n'uyu munsi tujye tukababaza ngo muzi inkuru y'umuzuka cyangwa umuntu wapfuye akazuka warutuye hano bahita bakumenya cyane, bahita bamenya rwose. Duhereze address aho hantu ni hehe? Abantu ni mu Ngororero, quartier, umudugudu, akagari, bahita mu Rwamamara hano bita ku Gatare. Barabizi neza ko wigeze gupfa no ukanazuka cyane rwose, barabizi. Ntabwo tubeshya? Ntabwo ibyo ntabwo ari ukubeshya pe. Ni hatari kabisa. Biteye ubwoba kubyumva, biteye ubwoba kubisobanukirwa naho birakomeye cyane, ariko niwe urimo kutubwira ibikubaho cyangwa ibyakubayeho. Reka tubifate uko nguko maze dushake abahanga baza kudusobanurira ese ibi bintu babyumva gute, ni ibiki, bisobanura iki? Rwose nibyo pe kabisa. Habonetse umuntu wambwira ati ibi ni ibiki, nkamenya uburyo koko niba ari byo koko, niba ni uko ngo ibyo mbona neza nkasobanukirwa ngo nibi base mutwe wanje niba ari abantu bankoresha bandi, niba ari machine biri mu mutwe sinzi pe, sinzi rwose. Okay. Nice cyane. Reka uyu munsi dusoreze hano. Yes. Tuzagaruka dukomeze part 2 unadusobanurira uko bimeze. Cyane. Umuntu wapfuye akanazuka. N'ubwa mbere nahuye n'umuntu nkawe kuva natangiye gukorana interview n'abantu bose, n'ubwa mbere nahuye n'umuntu wapfuye akanazuka. Cyane rwose. Uza nje icyumba mvuga. Waba rwose yambwira amakuru neza y'ibyo bintu byari byo. Rwose. Mama we
arabizi neza nawe mw'iminsi njya muganiza amubwira ukuntu ibintu bimeze akumva biramucanze nawe njye ndashaka umunsi umwe utaha nitukongera kubona tuzamuhamagara nawe tumuvugishe cyane rwose atubwire inkuru y'urupfu oya niyo wanajyayo aho no kuzuka kwawe cyangwa tuzanajyayo tuzagiyeyo kabisa nibyo rwose n'abaturanyi batubwire uko byari bimeze nibyo kabisa thank you so much harya watubwiye ngo witwa nitwa Karimunda Vianney Karimunda Vianney nzongera ngo ushake nta n'iminsi myinshi mikeya cyane yego tuzongera tubonane tuganire story yabaye ndende cyane ni kuko ni ndende y'urupfu rw'umuntu no kuzuka kwe ni birebire yego thank you so much barimo kurikirana BigTown TV nguyu hano wa musore wapfuye akanazuka ibindi byinshi ushaka kumenya ushaka kumubaza twandikire hariya kuri comment down comment yawe turaza kuyubahiriza cyane nushaka ko tubuza kumugarura mushireho ibibazo mushaka kumubaza maze azabisubize next time iyi ngiyi ni BigTown TV I go by the name Back T all in all icyo tugomba gukora ni ukuguma in touch kuguma in touch bikorwa gute no gukanda subscribe kuri BigTown TV inzogera nayo hariya ukayikanda maze amakuru tuzajya tuyakuzanira buri munsi tuzakomeza gukurikirana ubuzima bw'uyu musore wacu hano umuzuka nuko nguko bamwita maze tumenye byinshi stay with us until next time ciao